nyeretse yitwa Ingabire Vigitware Umuhoza. Bari kunsaba kumuvuga ibintu byiza. Akarengane niwe muntu imyaka yesinyiza ariko ubona ko atari muto cyane kurikira akaba abarakaje ariko ejo bakagaruka bakamukurikira. So rero umuntu ubasha gukurikirwa n'impande zose zitanajya imbizi zose zikisanga zimukurikira. Twe dufite abantu bahisemo ko batazongera kutwumva bwa Paul Kagame n'ubwanje Kagame kuko ngiye mu myizerere yanjye sindakivaho. Nizera ko anje Kagame akaba asimbura Paul Kagame, yego, ubundi tugakomera tukaryoherwa tugakomeza tukabigeraho. Nawe impamvu ye nuko nawe akunda abanyarwanda nkuko papa we Paul Kagame abakunda kandi afite filozofi, akaba ari umuhanga kandi akaba afite filozofi ya se. None n'abandi bumvaga aribo bakabe basimbura nkababaza ngo mugeze mugira filozofi ya Paul Kagame kuko tw'abanyarwanda iyo tumutuye ku 1918 tuvuye ngo nta yindi filozofi dushaka ituyobora itari ya Paul Kagame. Yego, ubwo namwe nimuzayigire. Yego, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Ngewe nitwa Teacher City Hunter. Uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi muri my content yitwa Umutoma muvuga ibyiza akiriho abimenye kugira ngo nyamara nawe azabeho anezerewe. Uyu munsi dufite umugabo w'Imana Apotre Mutabazi. We ubwe ni igitabo yanditse ibitabo byinshi. Hari igitabo cyiza nkunda muzamwandikire mumubwire ngo duhe igitabo cy'uburyo wakira mu mezi 6. Mutumishi ndakwakiriye, umeze neza? Murakoze kunyakira. Nishimiye kongera kukubona umwaka mushya muhire. Murakoze kunyakira. Ibitabo byo nanditse mugira muri 40 ntago amazina yose bayavuma ariko icyo cyitwa Rich in 6 months Think Like Chinese. Ari n'ibindi bitabo byinshi nagiye nandika harimo cyamenyekanye cyane cyitwa African Poverty is a Choice. Hari icyo nanditse gifitanye isano n'abarimu. Hari icyo nanditse cyitwa ngo African Universities Betrayed Africans. Ni igitabo kiri mu bitabo binini bifite page 200 n'izindi kiri mu bitabo byiza. Hari ibitabo byinshi aricyo mperutse kwandika cyitwa Kisekedi face à une équation géopolitique à 3 inconnues. Abikinshasa bashima kugura ibitabo 50. Ndi umwanditsi rero kandi nkunda abantu ni byinshi. Abanditsi bari kuvugwaho byinshi cyane cyane. Hari umwanditsi bita Miss Naomi yanditse igitabo, abanyamakuru bamwe na bamwe bamutera amabuye ngo nago twagakwiye kugura igitabo gihenze kuriya. Wowe ubifata gute iyo umuntu yanditse igitabo abo yacyandikiye nibagisome kandi bakanashyiraho critique nyinshi? Icyambere abo bantu bose bavuze ntago bigeze bandika igitabo. Nta autorité morale yo kuvuga ayo magambo. Nabo bazabanze bandika ibyabo babitange kuri makeyi. Cyakabiri amafaranga uyu muntu atangiye kwita igitabo ko kigura amafaranga menshi. Niba bigaragaza yuko ataza agaciro k'igitabo. Yego, niba binagaragaza ko muzima musanzwe utajya asoma ibitabo. As simple as that. Urugero Dr. Rusegeza abivuga. Usora kubya ati mfite ibitabo 6,000. Yego, kandi ibi byose yabiguza amafaranga atandukanye. Yego, none se nk'urugero hari umuntu Bibiliya bashyira ku 15 ngo mwana ngo yahenze kandi ntabivuga ari umuturage wo mu cyaro akabivuga ubona ko ari umunyamafaranga. None se ko hari amabiri usanga agura amadolari 200 cyangwa akagura imbwa. Nubango rero wenda iyo ibintu bikozwe n'umusitari babashaka kugira ngo bagire ibyo babikomozaho kandi wenda biri negative, I don't know. Uyu muntu agushita amafaranga menshi abona abakiriya bakeya kuko purchasing power yacyo idafitwe na bose. Kandi ibyo ngibyo biba ari ibintu nyine bari ibye. Ese ngo bazi ikibazo abantu bona babivuze yeshyira ku gihumbi bwo ubona bari kukigura cyangwa bari kukigura kugira ngo bakijore. Ntacyo bari bugura. Ese ubundi bwo umuntu yari umunyamakuru igitabo kikari ku 80 kuko atakigura kuko ari umunyamakuru. Abantu nakarabwira abantu agifite ati ngiye nanagisomye buriya cyari igitabo gihenze nagisanzemo ibi nibi. Ikindi kandi iyo umuntu avuze ngo more than a clown, ndumva ari story ye ibyo yaciyemo ari kuvuga. Nta muntu ushobora rero kukuvuguza ngo umwarimu umwe yatanze ikizami ngira abana ngo muvuge ibyabayeho muri vacances. Barandika aho umwana zero umwana azaba ati mwari twari turi kumwe ku buryo ushobora kuma zero. Donc ngiye ndavuga ibintu byaho nandi muri vacances. Umpaye zero wari uhari. Yego, kinse mani kwandika ibyaho weho wari uri muri vacances. Hari ibintu nuko umuntu ashaka kubaza umuntu ngo atekereza iki kuri iki niki ngo nonezo mvuge ngo sibyo gute se umubaza icyo atekereza. Yego, rero byanga bikunda icyo n'ikibazo wese abonije 10 ku 10. Sinzi impamvu nyine ariko abanyarwanda bafite imitekerereze migufi kandi ikintu gitangaje abantu bafite imitekerereze migufi nibo bagira umunwa bya hatari. Yego, nibo bashaka ku make opinion about everything. Ko umuntu ari kuvuga ku bitabo nk'urugero wasomye bingahe. Ese ubwanditsi bw'ibitabo New York Times bestsellers ubizi hiki. Ese basi wenda bisomye umenye uko bikora. Ese ubundi byo kwane wari wandika igitabo. Nese mu byukuri uri making an opinion about what? Yego, bandi kumva ngo batanze opinion ingari y'amafaranga ngo Mr. yatanze ngo ariko yakwanyuko cyangwa se nyuko wanyu.
nese ubundi icyo gitekerezo wubatse gutyo gishingiye kuki ese ubundi winjiye mu buryo buri global and general uramenya ngo donation zitangwa ku isi zikorwa mu buhe buryo yego ndumva icyo gitekerezo ahubwo ari kujya kugibwira nka Amerika wenda iteye nk'u Rwanda inkunga mu bya gisirikare batoya ntibagure kompora ahubwo matera inkunga ngo yo kurwanya bwaki donation zishobora kuba mu buryo butandukanye kandi bivuze ko utanze donation yagurya none ajya ngo amafaranga ngo wagahaye profete wagahaye apostle wagahaye umukozi w'Imana kuko utayaha abakene no afite ayaha abakozi b'Imana akagira n'ayaha abakene yego apotre Anje nishimiye yuko Naomi yanditse igitabo yego kuko abanyarwanda benshi ntabwo bakunda gutinyuka kwandika ibitabo tutegereze ko tuzabona n'ibitabo bya Miss Jory tutegereze ko tuzabona ese undi ni gute umuntu mu Rwanda abantu barwanya intambara ariko ba celebrity kuki aba celebrity bo mu Rwanda batagira ibitabo ntago ari ikintu cyiza buri mu celebrity akagize igitabo kandi ibitabo by'aba celebrity ko biba bikoze mu buryo bwa biography ntago ushobora kuvuga ngo ni kibi kuko nko nakubwiye ngo ntago mvuze uko nabayeho uyu mwaka ntago wavuga ngo ngo gute se nibibi gute cyese nimba ubuzima bwanjye ari bwo bubi ariko every life is a story every life of a successful man and a successful woman is a book even someone who is struggling nushaka kutubwira uti ngewe maze imyaka 30 nihiringa byaranze byandika ukuntu wihirinze n'uburyo byanze icyo gitabo tukigure yego dasere amateka y'umuntu ajya ahinduka igishoro by'amafaranga igitabo kigura biterwa na audience target none se mu rugero ashatse kwana bwanga igitabo ni miliyoni bitewe na audience target bitewe n'abatagatinze kugikurisha kandi bakakigura kandi buriya ushobora gusanga mbese igitaramo cya Kendrick Lamar ntago amafaranga make ari 60 yego ushobora no kubona hari ibitaramo bakubwira ati tiya makeya ugasanga ni miliyoni nka 5 y'u Rwanda ni 10 z'u Rwanda sinzi impamvu umuntu ashobora guhita ariko nyine dutunze abantu benshi bakunda kwejya ba opinion readers gutekereza kwabo kuri hasi reasonement yabo reasonement iri hasi ntibakurikira media international ntibasoma ibitabo nyine ngo bamenye ubundi muri rusange kwisa abantu batekereza gute ese ubundi gute umuntu aforma igitekerezo we araza gatanga udutekerezo tumeze nk'utwo mu kabari tumeze nk'utwo mu giturage kandi ukabona ngo niwe muntu gukurikirwa cyane mu gutanga ibitekerezo yego ukabona ko igitekerezo cye ugiye kukidekorotika rwose kirimo weakness nka 800 yego tugiye kwinjira muri content y'uyu munsi ndetse ikiganiro cy'uyu munsi kivuga umutoma muvuge ibyiza akiriho umutomore mwereka abantu ukabavugaho ibyiza ubaziho kabone naho baba bari muri iyo minsi shaka ibyiza bye kuko nta muntu uhora ukora ibibi gusa hari n'ibyiza akora uwo muntu agira rero duhera tukavuga ngo ubundi nka Apotre Mutabazi twakoranye ni muntu ki ari umugabo icyo kibazo bakibagiye hari umupadiri agiye gushingura drug mu traffic munini umuntu ucuruza ibiyobyabwenge ukora extorcation agakora enlèvement akica abantu agacuruza drugs none mukuru we nawe yari uwo ngo nyine afatira imbona kuri padiri ati ihangane murumuna wanjye uvuge ko yari umutagatifu nyine mu kumushingura umuvugeho amagambo aremeye yaravuze ati rero yicaga abantu yacuruzaga ibiyobyabwenge yego yafataga abagore akabashimuta kandi agasaba amafaranga nk'ingurane atari kumugenje na Hitler no mutagatifu cyari ngombwa se kuzana ijambo kari mutagatifu nanye nyereka abo bantu yego babatagatifu gereje na Hitler ariko bakunda bavuga neza twahereye ahantu ava ubundi Apotre Mutabazi ni muntu ki kugira ngo abari we duheraho uvuze Mutabazi wavuga ko ari umucurabwenge bakaguha 10 ku 10 uvuze Mutabazi wavuga yuko ari the pioneer of modern Pan-Africanism yego bukava muri Pan-Africanism y'amagambo ari populist adafite aho batuganisha ahubwo agumura urubyiruko ikindi Apotre Mutabazi ni ikihe kintu cyiza yiyiziho abantu batamuziho nkunda abantu ku rwego nabapfira that's my weakness ariko wenda bitewe n'ubireba yabyita ibyiza hari abajya bambwira ati gerageza ibyo bintu bireke akangira inama yo kubireka wabona ari bibi ariko ntekereza yuko nko mu maso y'Imana cyangwa se mu maso y'abandi bantu bafite ubumuntu cyaba ari ikintu cyiza ikindi Mutabazi aca bugufi abantu bazi ko ngari umufunga mutwe ngo wiyemera
muri rusange ibintu byinshi abantu batekereza ko ndibyo bambona kuri class sibyo ndibyo pe cyane wabibaza twahuye nyine n'ubundi nawe yatekerezaga gutyo nanjye mu gihe gito kinini tumaranye umwaka ugiye kurenga wibuke ko twatangiranye umwaka wa 2025 turi inshuti kandi ikindi nanone nari nsanzwe nkubona nkuko nabikubwiye nabonye Apotre Mutabazi ikindi kintu abantu batanzeho bazi ko ngo ndi umuntu w'inyangamugayo kandi w'umuhanga ngo w'umunyakuri ngo bityo ngo byanana kubana n'ingegera n'abantu ibyo ntazi wa mugani president wavuze ati hari abantu ubona bigira ibintu ibyo ntazi yego ariko buriya nimba ni umuntu ushoboye kubana n'ingegera n'inyarutwe n'inyarugasozi n'ibyo ntazi nyine nyihangana nyine nimba tugomba gukorana tugakorana kandi akazi kagakorwa kandi abantu babishyiramo yuko abantu babishyiramo yuko nyine mpuye n'umuntu wenda urya ruswa inshingano yanjye ya mbere yaba ari ukugira ngo mukome mu nkokora nese ubwo inshingano yanjye ya mbere ni ugukora ibirimo inyungu y'umuturage yego kandi ugiye kuza ugahita ufungura intambara yo kurwanya inkebebe zose ushobora kudakora akazi ushobora no kwica akazi ushobora no gupararizinga system so rero ubwenge iyo buhuye no kuri biraganira kandi ukuri kugaha ubwenge ndayabukuru abantu benshi ntabwo bazi ko abantu benshi batazi ko Mutabazi nuko kuri mu mbone ya Mutabazi kuba Sara ari mushiki wa Aburahamu nta kinegu nta n'icyaha kibirimo nta n'icyo kwatuza uwo muntu witwa Aburahamu gihari kuko nibwo nicyo bita ku bwenge bwabashije guha umurongo ukuri so bazi ko ndi umunyakuri ariko ntago bazi uburyo nshobora guhuza ukuri n'ubwenge kugira ngo menye icyo ngomba kuvuga n'icyo ntagomba kuvuga icyo ngomba kurwanya n'icyo ngomba kureka muri ubwo buryo so rero ibyo batanzeho byo ni byinshi cyane yuko ibyo batekereza ko banziho kuri 80% ntago ari byo yego twagiye rero ngewe icyo nkuziho uri umugabo w'Imana uri inzu y'ibitabo kandi uri igitabo mu by'ukuri abakuzi bakubyajije umusaruro byaba ari sawa reba uyu mugabo rero niwe tugiye guheraho umugabo w'Imana uri mu bakomeye ku rwego rwa Afrika n'isi nyakubahwa Pastor Robert Kayanja umwe mu bagabo nako niwe wenyine Imana yaba yaransanze mu iyerekwa rya nijoro ibi ngibi ni ukuri kuzuye nsanzwe nanabivuga ikambwira ngo nimfate amafaranga 50 y'amanyarwanda nince ku mupaka wa Gatuna yashyire muri envelope nyamushyire yaba ari umuherwe cyane akaba atarayakeneye I don't care Imana yambwiye mfate 50 bimushyire agusengere nibwo uzarekeraho ko umukene mu yandi magambo y'umugabo batabaho bagira umutindi ikiza kerera imitoma nakoreraga Imana nkavugira Imana abantu bakanabikunda ariko ubukene bwo bugakomeza bunuma so Imana rero ko yaramunyoboyeho nuko ari umugabo w'Imana ntabwo navuga imitoma nk'itatu ndavuga ukuri kandi ukuri kumuvuga ibyiza yego ko nanone brand ya Mutabazi iravuga ni philosophy ya Manuel Kant ivuga ngo if the truth shall kill them let them die ntabwo na wenda ndaza kumuvuga ibibi ko nta nibyo nzi ababivuga ndanabarwanya ko nta gihamya cyabyo ariko ahubwo ukura muri bya bindi ugakuramo ibyiza ariko utabihimbye cyangwa se uburyo by'isi umutomari abantu ngo yavuze ngo azamuha Kigali so rero ibintu bitatu namuvuga se uyu mugabo w'Imana nuko ari ku rundi rwego ntekereza ko ari uwa mbere muri East Africa mu cyo twita God's Generals muri East Africa niwe wa mbere yego haramutse wa kabiri naba mbyibeshyemo cyangwa mbyibagiwe ariko ndumva ari we wa mbere icya kabiri ni umugabo w'Imana nagiye kumureba nsanga n'ubundi yakiriya abashumba ni umugabo iyo bafunze umupasiteri muri Kampala akabimenya deje ubwo nyine buri muntu wese ufite umupasiteri akumva yafunzwe ahita ahamagara Kayanja yego cyangwa se akajya kuri ofisi ya Kayanja akabimubwira iyo bimenye hari imodoka ya polisi cyangwa ya RIB ya Kampala ubwo nyine abatwara umuntu ijya kumugeza kuri kasho imujyanyeho Kayanja yahageze n'imodoka ye yego kabiri iyo dosiye itaremereye cyane hafi hari n'igihe birangira hamagaye muri president agamagara Museveni akabagaragariza uburyo uwo muntu rwose ati umupasiteri ntago aramutwarira akantu bamuraze muri gereza ntawe yenda kujya ngene je mu porte garant mu Rwanda rundi uzi yabikora gutyo akati ngiyewe ndigwatirije ndamumumwe mutahane nzabizeza yuko igihe cyose muzamukenera azabitaba urumva akishyura roya ni umuntu utwaye imodoka gutya yaca ku rusengero akibuka yuko wamubwiye ko kwa gatanu wakira abantu basengera ukajya kubona ukabona yicaye muri ofisi yawe one
akinjira n'ibandari y'amashiringi papa yego byibuze nka miliyoni 10 akazi gusigira akagusuhuza akaguhesha umugisha akanatura isengesho akikomereza atari ko yarabifite muri gahunda ngo arahaciye abona harya pastor wahayituri mu Rwanda harabuze nabonze mwani magambo rero Kayanja ni spiritual father wa Uganda mu Rwanda mu Rwanda nigeze kubivuga mu ntara bashatse kubirwanya mvuga ngo Gitwaza ni spiritual father w'u Rwanda ariko nuko ibyo ngibyo Kayanja akora batabikora cyangwa se abikora simbimenye abikora mu ibanga rikomeye cyane cyangwa se fatherhood yo mu Rwanda niyo muri Uganda ishobora kuba idakorwa kimwe ariko he is the father of the nation spiritual father of Uganda no mugabo ufata abapasiteri bose bo muri Kampala nk'abavandimwe nk'abarumunabe kandi akabikora no mu ngiro n'umugabo w'Imana uriho ibirere bidasanzwe navuga ibintu byinshi amavuta ye noneho ahesheje abantu benshi gukira indwara mu buryo butandukanye n'umuntu ni munini cyane ntabwo wabona ibyo muzambo bitatu byonyine yego Burundi nyakubahwa Paul Kagame n'abana babiri inde nande nabuzukuru amazina yose ntiyavuze ntuyibuka Abe na Aganze Abe na Aganze cyo nibuka no ko ari we wabise uri sogokuru wa Abe na Aganze kandi nawe wabise ayo mazina kumumbazaho ukoze icyaha gikomeye cyane kuko navuga umunsi ukarangira nkafata ndetse icyumweru yagifite basi bitatu byonyine nta byumweru bitatu oya kumuvugaho ibintu bitatu byonyine so kumuvuga ibintu bitatu so na uyu muntu kumuvuga birangoye kurumva ni byinshi kandi byose ni byiza yego urumva kuko mvuze ngo nashyize pike mu musatsi wanjye mu nyogosho ntago nawe mbimuvuzeho nambyivuzeho kuko nijye wabikoze se wabikoze ariko urumva yakoze bituma nabikora si byose kandi urabizi nemera abagabo bakeya kabiri sindi kuko nta nundi wabikoze wera ngo ni gahunda ya leta ngo cyase ngo umuntu wese agomba kubikora nabikoze creatively kuko nabitekerejeho kandi mbyemera ibintu bitatu icyambere we na Museveni nibo perezida wa Afurika igira abandi uzabasakira andi mazina nuyabona uzaza uyambwira uriya wa Burkina Faso kare umungu ntagazi byarimo ni umupopulist ni umuntu ukora ibintu abantu bagafana kubera ko biri popular bikiri gitamaranga mutima w'abaturage ariko reka tubanze turebe icyo yakora tukigereranyije na Thomas Sankara nibwo nzabasha kwiprononsa ntago njya nkunda guhubuka kuyobora igihugu ntago ari kuyobora idini cyangwa se kuyobora kuba umu activist mwiza uriya mugabo rero wa Ibrahim Traoré sindamuvana kuri liste y'abactivist beza ngo mushyire kuri liste y'abaperezida beza the matter of the fact nge nemera ko muri Afurika ni abaperezida babiri Museveni na Paul Kagame kuko nibo bagabo babiri badakangwa n'abazungu bw'icyambere singitangiye icyambere gituma nisiga amarange ku bwa Paul Kagame mu buzima nanga n'umutima wanjye wose umuntu ufata abazungu nka Mesiya we nabikozwe niyo ndi kumva ibiganiro nkumva umuntu avuzemo ngo ariko abanyamerika urabazi ngo abanyamerika ngo M23 ngo nibiri muri Uvira ngo usaba abanyamerika we okay ndakomeza kumva ariko mu bantu mbanashyizeho towa akakamenyetso kameze nka towa so ni umugabo rero uhagarara mu maso y'umuzungu akamubwira ngo go to hell icyo ni ikintu gituma mvuga ngo ni umugabo ufite igihagararo kandi ufite ibyo yemera ufite ibyo yizera kandi ni umugabo utabeshya bakora banga abanyapolitiki barabeshya we ni umugabo ubwira abaturage ukuri guhora ati numukanda ntago mbabeshya ngo mugiye gukira kandi ari umukanda mbona imbere urumva ni umugabo utabanza kukuryohereza utugambo kugira ngo ukunde ngo umwemere ahubwo arakureka ukanungunika ukirakaza mu mutima babwira abarokotse ngo batange imbabazi rusange ntibabyumvaga hariho twabiganira ngo ati ntitwabyumvaga ariko nyuma y'imyaka nk'10-15 twavuze ati ahubwo si yadakora iki kintu twenda agakorwa ibyaye biri mu mitwe yacu hari u Rwanda tuba dufite ntabwo tuba dufite mu magambo make rero ni umugabo twavugaho byinshi urugamba rwo kubohora igihugu kandi yamana no kukibohora
ntibihagararira kuko hari abandi bakora liberation bamara gufata igihugu ahubwo bakacyangiza kurenza abari bagifite ariko we yarahageze noneho nyuma yo kubora igihugu wa mutima wo gukoresha bikeya n'ubushobozi buke no kwizirika no gukotana n'ubundi awuvana mu rw'amasaso awushyira ku rw'ubukungu n'iterambere. Rero ubwo icyambere navuga nuko ari we muyobozi wa mbere nge nemera ko yakoze ibintu by'indashyikirwa muri Afrika. Hari abashaka gushyiraho ba Mandela ntago nabone rwose siko kandi nta fanatism irimo kuko niyo mvuga ko Mandela ari uwa mbere ko ari liste intonde zivuga ngo Mandela ni uwa mbere Paul Kagame akaba wa kabiri ngewe ntago nemeranya n'izo ntonde ariko iyo nza no kubivuga ntawe ari kundeba nabi ngo ko navuze ko Mandela ari uwa mbere Paul Kagame akaba wa kabiri no nge nemeza yuko Paul Kagame ni uwa mbere kugenda ibinyejana byinshi byashize n'ibinyejana byinshi bizaza imbere. Ni umugabo umwe muri babagabo bavuka mu binyejana byinshi akaza ari umugabo utagira hundi. Rero nicyo navuga yabashije kuzana ubwigenge nyabwo twigaranzura umuzungu. Ubu muzungu hari hose abazika abanyarwanda batari ingaruzwa muheto ze. Abizi ko abanyarwanda utaza ngo bakangike ubakande bakandike. Byatumye rero inspiring abanyarwanda benshi gukotana kuvuga ngo nunaza kunkangisha urupfu nzahitamo urupfu mpfa ntago nzigera nkubararira. N'umugabo wo ariko navuga ngo yongeye kubaka ubunyarwanda kuko hari igitabo nanditse cyitwa Inkotanyi mu mboni y'abato. Naravuze ntubundi hari ikintu twita umuco hakaba n'icyo twita filozofi. Umuco ubyarwa na filozofi. Umuco urakura ukanahinduka ariko filozofi yo ntihinduka. Buriya umuco w'abanyarwanda ugenda ukura ariko filozofi y'abanyarwanda niyo igenda ituma umuco ukura ariko udatakaje umwimerere w'umunyarwanda. Rero ndavuga ngo Paul Kagame niwe filozofi y'Inkotanyi. Kabiri niwe filozofi y'ubunyarwanda. Nuvuga ngo u Rwanda rwari rwaratakaye nyine rwarataye ubunyarwanda. Yego. Aje noneho aza muri we harimo bwa bunyarwanda bw'umwimerere rugihangwa cyangwa se mu bagiye batambuka bagiye babyitwaramo neza. Ku buryo ariyo mpamvu nabwiye abantu no kumwandikaho byari iyo message ivuga ngo let's think like Paul Kagame. Let's have the mindset of Paul Kagame. Muri Bibiliya mu Baroma haravuga ngo ninde wigeze agira Imana inama cyangwa yigishe ngo ariko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Noneho njya mbwira abantu babwira ngo mu bwami bw'Imana ubwoko bw'Imana abaturage b'ubwo bwami basabwa kugira gutekereza cyangwa se abagenerali cyangwa se les élites b'ubwo bwami aribo ba Paulo basabwa kugira mind ya Kristo. Abanyarwanda ndavuga ngo ntidukeneye baba bose umunsi umwe bishobotse bababo nkuko Mose yavuze ati ngo bari guhanura avuga ati abayisirayeli bose icyo mbifuriza nuko baba bahanuza. Nayo rero ngo abanyarwanda babe elite abanyarwanda tuzubakiraho bazaba umusingi n'inkingi za mwamba nabazagira the mind of Paul Kagame. Nta kindi kintu we dufite ikibazo hano vuga ngo bibazo ngo birango Burundi ngo nta kibazo u Rwanda dufite ngo kurya imitanga Kayonza akoneze Louise Mushikiwabo bita problème gérable. Nukuvuga ngo ikibazo dufite nuko dufite bakeya who have the mind of Paul Kagame. Nushaka wumve ngo u Rwanda struggle rufite ikomeye. We want thousands if not 10,000s or hundreds of thousands of young people who have the mind of Paul Kagame. Iri jambo tuvuze ngo kana kafite mind ya kana ngo mvuze umutekereza kimwe ijana ku ijana ahubwo biravuze ngo you share the same philosophy. You share the same philosophy. Wenda kuri president avuga ati ngiye wajya kwica mu izina ryanjye nakwigarama akonya akavuga ati unteye ndagusanga aho uturutse. Donc the philosophy. Nuvuga ngo dukeneye urubyiruko rw'abajene benshi bafite philosophy ya Paul Kagame. Aho ngaho u Rwanda n'imyaka iri imbere 400 izaba ari imyaka yo gukomeza kuba rwahamye igitinyiro rudavogerwa rudakinirwaho kandi abazungu batarugira ingaruzwa muheto kuko barabirakariye. Aravuga ati nimba ibindi bihugu twabigira ingaruzwa muheto nirijyari tuzabona Paul Kagame yigiye ku ruhande twabikora. Ariko tugomba
guha message abo bazungu kandi message itari amagambo bivuga ngo hazajya ku ruhande nkuko wenda muri Libya iyo hajya ku ruhande Colonel Muammar Gaddafi agahita asanga yakoze abandi nk'ibihumbi 10 batekereza nkawe textually exactly icyo gihe abazungu ntago bashoboraga kubahingamo ubudehengo bagenzi kuba bagenje rero natwe u Rwanda survival yacu ishingiye ku gutekereza nka Paul Kagame kwa benshi b'urubyiruko kwa benshi b'elite bafite IQ iri hejuru na EQ like kuvuga ngo intellectual quotient like you but the emotional intelligence yego nkuko abantu bafite n'uwo mutima wo kuyobora cyangwa se imbaraga z'umutima zo kuyobora kuko u Rwanda rw'ibyiza kuba u Rwanda rwagize Paul Kagame ni umusingi wo kuba twaba mu byiza by'iteka ariyo mpamvu nasabye yuko nanditse wari wisaba yuko bamugira baba taifa wamwe umvuga ibintu bitatu icyambere ni uko umuzungu atamukanga icya kabiri nuko nasabye ko aba baba wa taifa nubwo bitaremezwa cyangwa se ngo byigweho ni baba wa taifa babimwita batabimwita ariko nibyo ari byo icya gatatu yanga inkozi z'ibibi cyangwa se yanga umuntu ukinisha umuturage we yego niwe munyarwanda kuva u Rwanda rwahangwa yego wagize urukundo rw'abaturage rurenze ijambo umuturage ku isonga bikaba ubuzima bwe kugera aho bari muri speech akavuga ati mba numva buriye numvisho bari umutanga mba numva mbere kuri umutanga bari gushaka inkoni nziza bakagutsibura ati nkaza ndi gukemura ikibazo cyo komeye bamutatuye mu by'ukuri rero ni umugabo utakemera ko umuzungu adupyinagaza kabiri cyangwa se kwagira umuntu upyinagaza u Rwanda uwari wese nawe yaba umuzungu bityo kugera kuri ibyo harimo kudatinya gupfa n'ibindi byose nagiye kubivuga kuko guhangana n'umuzungu hari cost yabyo hari igihagararo agomba kuba ufite ni umugabo cya kabiri ni baba wa taifa kuko ubwe ni filozofi y'ubunyarwanda yigendera cyangwa se ni we the true representation of the Rwandan philosophy cya gatatu nuko akunda umuturage ku kigero ntigeze mbona yaba mu bami batambutse yaba mu bahari mu bayobozi bahari n'ubango rero ni isomo ni icyitegerezo ni role model kandi isi yose iramwubaha kuko ibona ko ari umuyobozi w'imboneka rimwe yego mbega umugabo ukwiriye imitoma arayikwiriye hari ikibazo nshaka kukubaza nuhatinde ndabizi neza ugize gutya ndabizi neza uri umugabo ukunda igihugu nawe areba abantu bafite ibitekerezo banabishyira mu bikorwa njyewe ikintu nkuziho nuko utica gahunda kandi burya umugabo nuhorana ijabo ngo kandi ngo mubamutumye wagutuma rero ndabizi neza watumika ugize gutyo ukisanga kuri iyo leta mu ijambo rimwe mu masegonda makeya yero pepo si yita leta yero pepo igwamagara yikubise amazi yuzura kanwa niki wamufasha mu nshingano runaka nawe wiyumvamo cyane cyane za politiki bo nisanze ngo niki namufasha namufasha icyo nkiriyeho yego cyane namufasha icyo nkiriyeho ibitekerezo bishya mu bya filozofi yawe ngewe ubushake no kuba mwemera nk'umugabo nyamugabo kuko Senateri Vode niwe wavuze ngo wisinga umugabo mbwa mugakubitanwa kugeza uyu munsi administration cyangwa se ubuyobozi numva bwaniryohera kububamo cyangwa se mpamagaye ngo njye kubufasha n'ubuyobozi bwa Paul Kagame n'ubwanje Kagame kuko ngiye mu myizerere yanjye sindakivaho nizera ko anje Kagame akaba asimbura Paul Kagame yego ubundi tugakomera tukaryoherwa tugakomeza tukabigeraho nawe impamvu ye nuko nawe akunda abanyarwanda nkuko papa we Paul Kagame abakunda kandi akaba ari umuhanga kandi akaba afite filozofi ya se none n'abandi bumvaga aribo bakabe basimbura nkababaza ngo mugeze mugira filozofi ya Paul Kagame kuko tw'abanyarwanda iyo tumutuye ku 1918 tuvuga ngo nta yindi filozofi dushaka tuyobora itari ya Paul Kagame ubwo rero namwe nimuzayigire namwe muze ku rutonde rw'abasimbura twigiriye kuri uyu namufasha iki namufasha guca ubushomeri kuko okay byaterwa naho yanshyize ko aryankira ahantu hatareba ibyo ngibyo kandi sinakivanga mu kazi k'abandi ariko mbasha kugeraho ncisha ibitekerezo bikamugeraho namwandika ibitekerezo byose ntekereza byatuma turema imirimo
miliyoni hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 kuko birashoboka yego icyo byasaba gusa ni ukuba hari umugabo utekereza nka Mutabazi nicyo numva nafasha by'umwihariko ningwe nabita nka part time ariko nakora icyo yanshinze ariko najya mboda nkashyira agakeregeshwa nyine nkandika ibitekerezo wenda kuko mbasha kumugiraho wenda ko mbasha kumugiraho nawe namugezeho nkamubwira ni nyakuba ya envelope abahungu bawe bayigutwaze nimujya kugera ahantu muze kuyicishamo ijisho y'ibitekerezo byacu ubushomeri kabiri ntihabeho umunyarwanda uraratariye niyo byaba bimeze biti icyo ku buryo twabyandika nka declaration nta munyarwanda uraratariye wenda wabwirirwa nk'uko umunyururu wo muri gereza rimwe ku munsi ahabwa agakombe byibuze umunyarwanda byaburaniye bijyanze na marine za Nyabugogo wemerewe agakombe k'impungure yego ndetse ndatwongeraho n'akaneke kubera ko we ntabwo uri muri gereza yego abandi turihuta dore ibyo utaragiramo ubwo ntabwo wabivuga byinshi yego uyu marine mwita Ntibare wowe mwita nde mwita umugore wirwanyeho uyu ni umuhanga cyane bamwita Mama Scovia Mama Ruwa Gasabo ni umuhanga nawe yinspira abajene benshi kuko abasha nyine kubikora neza biganiro bitandukanye wenda ari kuvuga umuturage yagonganyeho n'inzego zikora nabi babandi president y'isi ibyo ntazi bise sanga mu gitondo baba ya RPF ku mugoroba ku ruhande afite utundi tujyangiri ku ruhande ari kwica akazi ku ruhande ari guhonyora umuturage bikamugira icyo ntazi of course kandi yaba ari mu nama yaba ari imbere y'abayobozi akwereka ko ari uza amahame y'icyama niwe muyobozi mwiza niwe muyobozi ukunda abaturage mu magroupe bahurira mu bona bandika amagambo ari politically correct ariko hirya ibikorwa byabo ugasanga biragiye so Mascovia bigaragara ko yanga karengane ku buryo hari uri kugakora yaza akavuga ati nyamaze uyu muntu ari kurenganya abantu azi kuvuga azi kuganira byatumye nyine yirehereza abantu benshi ari mu bantu bakora inkuru igakurikirwa n'abantu benshi ku munsi nta muntu waca agahigo kuri ibyo ngibyo afite inama yagira abantu nk'umumama donc mubona ko ari umumama nyine mu muzima wagira ibyo yungura abandi bamama ndetse n'urubyiruko ukabona arungura abakuze b'abamama bangana nawe akanungura ab'urubyiruko yanga karengane niwe muntu imyaka yose inyiza ariko ubona ko atari muto cyane ariko generation y'abasazi mwibonamo generation y'abangana nawe ikamwibonamo generation y'abato nayo ikamufata inspiration ibyo bintu uziko bigora yego kuko hari igihe ufatisha igice kimwe ikindi kigasigara ntikikumve nkangira Mutabazi abantu batize ntitujye imbizi sinzi icyo dupfa ariko kundi ndabakunda ariko nyine ugasanga simba afatishije ikindi noneho yihariye abayobozi bakamukunda abayoborwa bakamukunda nabica ibintu nabo bakajya bamutinya ariko bamukunda yego ikindi ariko gikomeye cyane pro government bakamukunda ibigarasha cyasaba bitwa gutyo cyasaba bitwa kara opposition cyasaba igitako cyasaba rwaje ugasanga nabo baramukurikira akabaha abarakaje ariko ejo bakagaruka bakamukurikira so rero umuntu ubasha gukurikirwa n'impande zose zitanajya imbizi zose zikisanga zimukurikira twe dufite abantu bahisemo ko batazongera kutwumva ariko we bose baramwumva niyo mpamvu ni munini ni umunyembaraga kuko ngiye nk'urugero ntumye hari abatabyumva hari undi watuma bikumvwa n'abakuruze gusa hari undi watuma bikumvwa n'urubyiruko gusa ariko we iyo umutumye umenya ko ab'ingeri zose barabyumva abayobozi bakabyumva abayoborwa bakabyumva abica ibintu bakabyumva ukamenya yuko abakire n'abakene bari bubyumve ukamenya yuko abakunda igihugu n'inyangarwanda byose bibwumva ubwo butumwa none n'abakongomani baramutinya n'abarundi bakamuhabuka urumva rero umuntu ufite icyo gihagararo uzarebe nk'urugero ibi byawe biraba ukabona umukozi wa speculation nka gatatu ngo yapfiriyeyo nese bari bankora speculation ngo napfiriyeyo reka sinkora se ku biganiro byaho David Mashase nakora n'abandi batandukanye hari uwo bari babona buryo utangiye kubona abanzi bawe batangiye kuko speculation ngo wapfuye
biba bisobanuye ngo uri umuntu munini kandi bagutinya kurenza uko batinya intwaro ziri on the ground. So rero na amateka yigenderewe nawe abaye umwe mu bagore b'indashyikirwa u Rwanda rugize mu buryo bwabo, kandi generation turi kunyuramo izibuka ikajya ivuga ati kera habayeho cyangwa se mu myaka yacu cyangwa se mu myaka 20 ishize hari atuye umuntu mureba wenda arakecuye ariko mu myaka ye iyi niyi yanyeganyeje izi mbuga mu buryo abantu bose babibona kandi bwubaka igihugu. So sinzi niba bitatu byarenze ariko nawe no kuvugwaho byinshi kuko ibikorwa bye mu gihe gitoya birivugira. Tera imitombo. Uyu muntu banyeretse yitwa Ingabire Victoire Umuhoza. Bari kunsaba kumuvugaho ibintu byiza, nawe kimbwire basi kimbwire wenda ngeze ndi kumva nimba nagikonfirima. Nta kintu kiza muziho ariko kwambwiye ko ndavuga ibyiza gusa ubwo nibujije kuvuga ibibi. Yego kuko ni challenge. Nyine ngambwira ndivuga ikize cyiza. Muze nk'imirimbanyi ya politiki cyonyine. Uyise n'umunyapolitike? Ngo n'umunyapolitike. Ushingiye ku kize? Niki gituma utitwa umunyapolitike wakitwawe? Ni nk'ibyo nivuga ngo abasesenguzi umuntu we yavuze ko abyiyisa ahita ababyo. Ego ariko twemera nyine we mbwira iki nyine ndi kugishaka nanze kuvuga ibibi ubwo nicyo kinashoboye kandi nabyo bya ndi kuribwa kuvuga ibibi ariko noneho turi muri challenge. Nta muntu wo ukora ibibi gusa. Urabuze uti umuzi wo kuba ari abanyapolitike none umushaka mu munyapolitike burabura. Yego uti kubera iki? Iyo umuntu ari umunyapolitike bakavuga ko atazajya kuri liste y'itora kuko ari umunyapolitike n'ubundi birarenga akayijyaho kugirwa umunyapolitike n'abaturage. Yego we rero yabuze abaturage bamugira we ariko mumwitawe ndende gushaka ibyiza muvugaho ese mvuga ibi. Yego okay ndavuga gute? Ni umuntu utashobora kuyobora koperative y'amashyirahamwe ngo itere imbere. Yego utashobora kuyobora akagari uko mubona ariko wiyaminiye ko yayobora igihugu sinshatse ikintu kiri positive ariko neza mu mutwe we na president yarabivuze aravuga ati abo bazungu bajya muvuga ko yayobora u Rwanda kandi nawe akabyemera. Rero ni umuntu wizera ibisazi. Ese mvuga icyo ngicyo yizera ko yayobora igihugu nacyo ni cyiza. Urangoye kabisa kuko ni narindi mu kizamu cyo gushaka ikintu kandi kiri positive. Uriya muntu ikintu kiri positive ni ikintu nabonye no kuri Satani niyo waba uri Yesu arakugerageza byakanga akaguteka ikindi gihe. Ni ubango umuntu udacika intege ubwo nuko ari mu bibi iyo abakwiye kudacika intege yari agufite mu bintu byiza. Nahita nanjye mukorera advocacy ivuga ati nk'akarenge cyangwa akagari cyangwa umurenge turebe icyo ashoboye kubera yuko kuriya kudacika intege ari mu bibi mu bisenyi avuye mu bibi uko Paulo yavuye kuba Sawuli akaba Paulo ariko ya courage yagiraga yica abigishwa cyangwa yica abakristo akayigira noneho yamamaza ubukristo. Uriya muntu nawe ikiza namubonyeho nuko kudacika intege ku buryo aramutse ari bijyanwa mu murongo w'ibyiza bishobora kugira icyo bimara. Dore ko uyu nawe umwemera nk'umunyepolitike. Rero aho ngaho nanze kujya mu bucurabwenge bwanjye abanyapolitike mu Rwanda ni mbarwa. Ngiye ubwenge bwanjye bunyemeza ko abanyapolitike batarenze 5. Uyu ninde? Ubwo rero nanze kujya muri iyo definition yanjye. Ubwo warumbajije uti uyu ni umuntu w'umuvandimwe wanjye, my brother from another mother, another mother. The one and only Gihangange Bamboriki Edward. So rero uyu ni umuvandimwe we n'inshuti uyu nawe akunda u Rwanda kandi ararwimana. Urashaka muvuga ibyiza nawe biraba byinshi. Ikintu cya mbere namukundiye sinzi nimba utari bugikate kubera yuko gishobora kuguteza akaga kuri channel yawe kandi igese uko ndemye. Yavuze ko asabye imbabazi mu izina ry'abahutu nemeranya na 100% uretse ko ngewe mbishyira kuri rwego nkavuga ngo buri muhutu azazisabire niko mu gitabo cyanjye nabyanditse. Abantu barabimwangira ngira bimuntu akoze ibintu yemeranya n'umutima we abantu bakabimwangira mwubahira icyo
kuko abantu benshi babaho ubuzima bw'ikinyoma ngo se baravuga gute ngo se barabibona gute ngo aha ngo we never know. Rero uyu mugabo namwubahiye kandi mukundira icyo ngicyo ko yagikoze. Ni umugabo nawe waturutse Mageragere, ariko iyo umureba igihagararo cye n'ukuntu yipozisiona ubona yuko yifitiye icyizere ko yasubira kuri Europe, ariko se wenyine. Kalisa BCDI yamaze amezi arenze 6 muri Mageragere, ajya kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Brazzaville. Mutsindashyaka yamaze amezi arenze 3 ajya Brazzaville nk'ambasaderi. Rio Pierre Damier uyu munsi ari mu ntara ibonye kandi nabyo bica kuri Europe. Ni benshi ko perezida wacu arababarira, ariko mukundira ko nubwo abantu baba bashaka kumuca intege kuri Twitter batanadusobanura icyo bapfuye nawe ngo yafashe ku mafaranga, niwe wenyine we yafasheho. Ibyo bintu byanyu mu bundi mwabisobanuye neza. Nkubwire ikintu bapfa nawe nuko yasabye imbabazi nyine mu izina ry'abahutu, kandi icyo cyo ntibakivuga ko aricyo bapfa nawe, baragihisha mu mitima yabo bakakiryamira mu mitima yabo, none bakumva bameze nk'abari bukore revenge kuri we kubera wenda hari agakosa yaguyemo. Ariko nimba tuzi ko undi wese akoze ikosa akarangiza igihano cye ashobora kugirirwa icyizere, simvuze ngo ndamurekomendinze bakimugirire, ari wenda kuvuga ngo ikiza namuvugaho nuko abantu benshi baba barigishije kwimana u Rwanda nk'ibyo yavuze, biriya bikababaho abantu bose bakabanjama nk'uko babimukoze, akajya hari agasavinga yagaruka icyizere cyo gusubira mu myanya cyarashize, ariko yongeye mwitegereje mbona kigihari. Rero icyo nacyo ni ikintu cyiza, kuko ntuzabaho udakosa mu isi, natwe turakosa, ariko uburyo witwara nyuma y'ikosa, uburyo amajwi ya Satani n'ay'abahetazi nkunda kubwira abantu nkabwira hari abantu nita le clochard wa mungani wa Kisekedi, clochard en chef, ubu usanga bakurwanya ariko kubw'impamvu z'ubujiji n'ibindi by'ubuzererezi nk'ibyo byose. So navuga ngo ikiza cye nuko ni umugabo w'inkingi itari ntoya mu bumwe bw'Abanyarwanda, kandi wakoze ikintu abandi batinya gukora kugira ngo batabanjama, aragikora. Kumwanjama arabyihanganira, yemera kubitukirwa mu buryo butandukanye. Ikosa ribaye ntiyagumishwa hasi n'ipfunwe, n'umugabo watsinze ipfunwe ry'ibyo we yakoze. Mbere yavanje kuvuga ipfunwe ry'iby'ababyeyi, ariko nge ndashaka kureba ipfunwe ibibye yagizemo intege nke, n'uburyo ubona ko agifite icyizere cyo ngo nanjye natanga umusanzu, kuko nge sindeba umugabo ukuntu yaguye hasi. Ntabwo nge nkunda kwizera umusirikare uri ku rugamba atararaswa. Nshaka kumenya iyo amasasu atari mu nda yawe baziritseho igitenge, urwana urugamba rukoze gute, muraroma ubuhagaze gute, ko ari umuntu bamurashe nyine ya morali yari afite ritaramugeramo. Ariko nge mbashaka kumenya akuka kanyuma iri kugakoresha ubufite izihe mbaraga, akuka, kuko abantu benshi baradufera n'amasikamu, ariko nka buriya nabyemera hari dosiye kuri kujyana Mageragere imyaka 10, kandi mu mboni yawe ubyemera kurenganya, kuko hari igihe burya hari umuntu yishaka ishyiramo ko arenganya, cyangwa ubona ko akabahaye andi mahirwe bitakagenze gutyo. Muri yanze iri kujya Mageragere bishobotse ko mpima ubwonko, nkabona uracyafite ubwonko bwo gukunda igihugu no gukunda ubuyobozi bwacyo, nicyo twita loyalty. Naho iyo umuntu hakiri mayoneze ku meza biroroha cyane kuba yakigira intwari, akigira mu Rwanashyaka wa cyane, ariko ishyaka umuntu arwana ari mu kaga abandi bari kurya. Niyo mpamvu umuntu ubaha abasirikare imvura ikamunyagira bakamurasa mu nda, abandi muri kuryoha, muri kuryoshya, muninjiza amamiliyoni n'amamiliyari, kandi mutavunika urwavunika. Ntazakoresha ya myitozo bamuhaye ngo ajye kwiba banki cyangwa ajye kwiba umuturanyi. Icyo ni ikintu gituma uwo muntu umwubaha, kuko yageze ahantu agamburuzwa ariko yanga kugamburura, arakotana, abasha kugira ibyo ageraho. So ni byinshi nawe namuvugaho rero, ariko ibyo General Neva bamwita General Neva. Mvuga ibyiza twigendere, byiza se ubundi avuga ibihe ntacyo muzi hose. Ndi gushakamo ikintu cyaba cyiza, kuko regara umuntu mbaza ntabeshye kagishaka Sebarundi nshatse cyiza cyokoze nabonye ajya mu mirimo akikorera ibirayi. Ikibazo byakitwa byiza y'abarundi muntu kuri president ntage cya abakene bari perezida uca bugufi
iyo ni brand yo kuvuga ngo uri president uca bugufi, ariko iyo uri president ntago bagutoreye kuza gutanga isomo ry'ikitwa guca bugufi. Thomas Sankara yayoboye neza pe, yanayoboraga neza kuko yatumye igihugu cyari kiri mu nzara kigira icyo bita food surplus, cyari gifite ibibazo nk'ibya Kayonza. Urumva atari umuyobozi mwiza. Yego. Atangira kujya abwira abaministri ko bagomba kwambara imyenda yakorewe muri Burkina Faso. Imbere yitwaga Apavolta, ahindura izina yita MPI des hommes intègres Burkina Faso. Ariko ikibazo ngo ashaka guhemba umushahara wa kapiteni, ngo ashaka ngo kugenda kuri moto, ngo n'imodoka niba ari ntazi cyari cyo. Yibagirwa ko Blaise Compaoré aba yi-expose ngo amurangiza. Nko kuvuga iki, iyo uri perezida ushyiriweho nushaka uspending amafaranga menshi, igihe ayuzana akubye yandi menshi usohora inshuro nyinshi. Nko kuvuga iki, ntago cyangombwa mu kuyobozi bw'igihugu ari ugushaka Mutabazi kugira ngo sinarya ruswa n'igihumbi cyangwa sinanyereza umutugo n'uwa miliyoni imwe, aho gufata Mutabazi cyangwa se undi muntu uvuga ngo ntiyanyereza miliyoni imwe, ntago icyo ari cyo urebaho bwa mbere, ukiriho wenda bwa kabiri cyangwa bwa gatatu. Kwa kundi bagiye guha umuntu akazi bamwanga ngo kuba zifite perimi ya moto byaba ari akarusho, ariko nimba ari kujya ku ntabura kuvuga ngo ufite perimi ya moto byaba ari akarusho ko ntabura koperative, reba bazanye umuntu ufite perimi ya moto w'umumotari utazi kontabilite byaba ari agahomamunwa. Bivuze ngo perezida cyangwa umustatesman ugomba kuvuga ngo uyu muntu yatuma igihugu cyinjiza miliyari 10 z'amadolari. Abaye yakibamo muri miliyari 10 z'amadolari, yakibamo miliyoni 10 z'amadolari, nabyo si byiza, ariko uyu muntu turamuprefera kurenza wa wundi utari bugira yinjiza. Wamaza ngo wakoze iki, ngo ariko ngo ntayo nibye. No, mbere bango ntayo wibye, banze twereka yo winjije. Naho nujya kutubwira ngo ntayo wafashe, ngo ntayo wigwije, usicyo kibazo. Rero umupresident dushaka kureba umuntu ufite umubare wungura igihugu. Biragoye ko umupresident afite umubare wungura igihugu najya gushakira ubwiza bwe muvuga ngo ajya gusarura inyanya, wakasarura ngo ibirayi. Cyokoze never utari president navuga ngo azi kugusetsa, arasekeje ubwe nicyo cyiza. Noneho ikindi akaba aca bugufi. Ni n'umukristo cyane. Never utari perezida afite ubukristo ubwabo abantu bahora kanyarira badakora. Donc like ubukristo bushobora gutuma aba irresponsible. Wenda keretse namubwiye ukuntu yavuze ati umuntu upanga kudutera ngo keretse nimba senga iyo dusenga ukabona ko na ONG mu gihugu cye, hari ONG mu gihugu cye nayo umuyobozi wayo yanditse abimubuza. Aravuga ati nigute wari perezida w'igihugu ibintu byose babikubaza ukabanga Imana, barakubaza ngo abanyagihugu baratera imbere gute, ngo ariko ngo Imana ngo twabihariye Imana. Donc byo batangiye kuba ikibazo. Donc never utari perezida wabona ibyo muvugaho byiza nka bitatu, ariko never umuperezida ibyo wita byiza byo kuri never utari perezida bihita ahubwo bihinduka ikibazo. Kubera iki? Kubera ko perezida ntago ubwiza bwe waburebera mu byo ureberaho ubwiza bw'abandi baturage, ntago ariko biba. Warundi bamwita Major General Sultan Makenga. Yego, uyu mugabo icyo muzeho nuko agira amagambo make n'ibikorwa byinshi. Yego, icyo ni icyambere. Cya kabiri n'indwanyi. Cya gatatu, icya kabiri amagambo make ibikorwa byinshi. Kabiri nuko ari indwanyi, siko nabyo wenda nawe byari ibikorwa, ariko n'uwa mbere mu bajenari bazigerera muri Afrika. Afrika yose yibaze abahanga bazi kwisesengura avuga ngo umuntu metriza gerira wo ni kwa kuntu umuntu arwanyisha 15 hariya batanu hariya bamanuka mu dukundi bakakubeta ikigo cya giseke bakagitesha umutwe kandi bakagifatana umusozi. N'uwo mugabo rero w'umuhanga mu gutegura urugamba rwa gerira. Hari ubwo bitatu nibyuzuyera. Ikindi sigo umuntu yavugaho ni ikihe, nuko atajya avuga mu bintu byo kwiguzaho imitungo mu gihe hari abandi bafungwa muri M23 ngo hari ukuntu ibuye nabo batamiyeho cyangwa se bakozeho. Yafunze muri umuntu urabizi. Ni umugabo utagira amarangamutima, kuko nimba mu bantu bafunzwe bazira amabuye harimo muri umuntu we, uwo muntu uravuga ngo ndakuvivuye kuko ntiwaba umuyobozi mwiza noneho wa struggle
ukoresha nepotism cyangwa se ugira amarangamutima akagufata arabajya bavuga ngo president ngo akiri muto ngo yariye kwa kanaka ngo none ngo dore yamwangaje no nimba arakoreye n'abo banyarwanda wagira ngo amureke ngo gusa ngo nuko ngo bakiri batoya ngo bagenderanaga ngo akagiye waba ngunda kazi wabona so tubona ko uwo muntu uri kubivuga umunyamarangamutima numva byavuga ari ukuri ariko Makenga ntago yigeze ashyiramo amarangamutima kandi yakoresha amarangamutima byari byoroshye kujya kuko abantu benshi ashobora gukora struggle nta mafaranga ariko mwafashe ikirombe cya Rubaye mwafashe ibirombe bya he na hehe none nimbura muri beri nyabyo turabibona kuko abo muri kumwe bari tempted gufata ku mafaranga abo muri kumwe yenda bari tempted kuviyora abakobwa beza babonye ariko ubona yuko ari umuyobozi wabashije gutsinda ibyo byose akabasha guhagarara muri struggle amazemo imyaka myinshi so no umuhungu wakuriye mu kurwana kuva kiri muto buri liberation y'u Rwanda ngo yararimo ariko n'inkotanyi Kongo ifatwa yararimo ngo ubuzima bwe bwose yarari ku rugamba kandi ni indwanyi nziza ndumva ari byo namuvugaho yego ibindi ntago muzi by'umwihariko ngo ndareba ibiba bihari nyine bijyanye no mu buyobozi bwe arabasigaye umuntu umwe tukagana ku musozo uyu mugabo niwe mugabo uri mu bakomeye muri iki gihugu mu buryo bw'ububana cyangwa mu buryo bwa gikristo wanyandikiye yarakwandikiye simumenye ariko akanyibwira ati ni Paul then nkamumenya abo mugabo mu kiganiro twagiranye kitari kirekire ariko nabonye ko ni umugabo useka diamond zigapfa yego ibintu bye byose aba yisekera yishimye ntago avuga mu mvugo wumva zikankama zigira gute n'umugabo uri mu bumana byuzuye n'umugabo uri mu bumana byuzuye nakubwiye ko ngiye mufata nka spiritual father w'u Rwanda kuba byemera nubwo nabonye ari abari bashatse kuba insinda hejuru ariko bari kunsinda hejuru ibyo batazi cyangwa se batafitemo ubusobanuro ariko ubundi nuko mbyemera ni umugabo nafata nka founder cyangwa se nk'umuntu washyizeho ibuye fatizo ku bukristo bw'ubusirimu yego ku bukristo bw'ubusirimu yigishije abakire n'abaherwe n'abasirimu gusenga yego kabiri kwisengera kuko abandi bazana abantu babona ari abakire bati tuzajya tubasengera muduha amafaranga we rero yatoje abantu gusenga babakire atoza noneho n'abakene kuza bagasengana n'abakire ariko bakizera ko nabo batekereje bagakora bwa bukire babugeraho so n'uwango rero navuga ngo namufata nk'urufatiro rw'ubunyamwuka bw'ubusirimu ndetse n'iterambere ry'umukristo wizera kandi umunyamasengesho w'umunyamwuka kuko yigisha abantu gukora kugira ibitekerezo byagutse guhagarara ku misozi yawe 7 n'ibindi bitandukanye ni umugabo w'umuhanga mu mateka cyangwa se history kurikiranya amateka neza kandi akigisha inyigisho zagutse ubwo rero nawe kumuvuga neza biranyureye kubera yuko ibye ni byiza gusa babiri nakubwiye ko byangoye nabyo nabisobane kandi anagerageza kuko buri yo tutari muri challenge yo kuvuga ibyiza hari wari kujya umbwira nkahita manura list y'ibintu 30 bibi cyangwa se kamugurukana nyine kubera ko gusa nawe nyine ni challenge kandi nayikunze nyine nayikunze kuko ntago nayenzi ko muri ntateganyaga muri ubuzima ukuntu hari umuntu wanyereka ingero bitwa kamwe mvuge ikintu cyiza yego kuko yego biragoye ariko nyine ubwo nawe wampaye challenge ariko ntacyo bintwaye njye ahubwo nayikunze uyu mugabo bamwita Kakuza Nkuriza Charles KMC uragira mu bwego ibintu bitatu byiza cyisi KMC ni influencer w'abantu bafite amashuri make n'abantu b'abaturage yego baramwemera byatari yego ko bakamufata nk'umuhanga cyane abaturage cy'abahanga u Rwanda rwabanjemo kabiri igice cy'abahanga n'abentellectuel n'abajeni bose baramwemera okay twavuze kuvuga ibyiza ntago ibyo mbihamye abo mpamya neza nuko abaturage ari umuntu uzi kubafatisha noneho twagiye bimeze nk'indirimbo ya Bruce yavuze ati oruwa yampaye umufana terega nsigaye narize udutekinike two kureshya umufana afite udutekinike two kureshya abakene n'abashonje uru no mugabo nawe mbona se ubwenge
bamwita nde yarya Superman super manager Superman super manager ngo King Kongo ATM machine afite amazina menshi ngo nyine boy ni ibintu byinshi cyane yego ikintu cyiza rero bitatu ariya mini yigiriye icyizere cya Cafire self confidence ishobora kuba iri classified muri over confidence ariko iyo umuntu abasha kubaka icyizere ashobora gushowing off n'icyizere showing up n'icyizere bishobora kwinspiring abandi bajene badafite icyizere kuko ibintu byitwa kutagira icyizere gabita umuntu yiyahura rero niyo mpamvu iyo umuntu agaragaye akurikirwa akagaragaza icyizere mbanzi ko ari abantu baramutoragura icyo cyizere cyangwa se aracyanduza icyo ni kimwe cya kabiri ni umuntu ugerageza ibyo abandi banyarwanda batagerageje nimba yaragerageje gucuruza abakinnyi nk'umwagenti tubimenyereye mu Burayi akabigerageza wenda akagira babiri cyangwa batatu agurisha ntekereza ko icyo nacyo ari ikintu cyiza ni muri ya confidence ariko hari umuntu ugira confidence bikarangira kuri confidence ntatekereze nta stepping out ngo agire ibyo atangira kuko ni kwa kwiyameniyasiyo harya ubwo hari dusigaje icya gatatu yego ni umuntu udatinya to go out of the box kujya kuri tere atamenyereye nimba aragiye Tanzania akagira ibyo agerageza kitwa 10 watt nimba ari 10 to 10 nimba ari yarise gute hari abantu benshi umubwiye ngo soka mu gihugu ari ugufunda ahereye hasi ariko wenda Tanzania niho wenda yanakuriye niho iwabo tutirafasa urumva ni nko mu rugo aha kabiri ariko nyine ni ibyo ngibyo ibindi wenda nari kumenya iyo mba mbazi mu buzima busanzwe ariko ndebeye ku byo mbonera hariya navuga ibyo ngibyo by'ama confidence ibindi wenda tuzabimenya nitubamenya byibitse cyangwa byihariye yego ariko buriya nibyo biba bibaye buryo muri bitatu mbonyemo bibiri ikindi nshaka kibuka mvuye aha ngaha kuri mikoro yego reka nkushimire nagusaba nomero ya telefone hari abantu baba bakubonye ari ubwa mbere nimero ni 0788 30 95 13 niyo ngira kuri WhatsApp niyo ngira kuri call kuri mobile money nko kuvuga ngo iyo umpamagaye ntakuzi ntago nkwitaba ariko iyo nyandikiye ukambwira uwo uriwe n'icyo ushaka kumpamagarira nkakwemerera kumpamagara ubwo nyine biremera ntagaro kwiremereza ahubwo nuko utakitaba abanyarwanda bose cyane cyane watangiye nimero ku mitandao ku karubanda nkunda rero abanyarwanda nkunda abaturage nkunda kuganira cyangwa kubaganiriza niyo byaba bifite bimpombya cyangwa se mfite ahandi nakinjiriza wenda bamwe babikora kubera ko babishyineyemo amaronko ariko nyambikora kuko mbyizereramo mbakunda kandi numva yuko hari icyo nabafashisha nkuko dushobora gusanga hari abandi muba mutaje kutubwira kandi namwe mufite ibyo mwadufashisha ariko mwe wenda mukabitinya cyangwa se mukumva ari byo mwabihomberamo rero ubwo n'ikindi gihe twazagaruka twatuzi ko dukora igihe gito ariko yabazaga ibintu bitatu ngiye nkavuga umwandiko yego reka tubwire abantu ko Apotre Mutabazi ni umushumba arasenga nuko ni umushumba wasobanukiwe ni umunyabwenge ntago ari wa murokore cyangwa wa mushumba uhora mu bintu bimwe mu rurimi rumwe atashobora gutanga ibitekerezo ku kintu cyakubaka societe cyangwa igihugu reka mbashimire mwese rero mwakoze subscribe kandi mbashimire namwe mugiye kugura ibitabo bya Mutabazi afite byinshi ni byiza ko wunguka ukuye ubumenyi mu bitabo yanditse ciao ciao murakoze